World Mission Report. Muraho neza nshuti bavandimwe, ndabasuje cyane ngo ubune amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe, kandi ndababwira ngo umwaka mushya muhire kuri mwese. Reka shimire mwebwe mwese mwabanye nanjye mu mwaka ushize wa 2024, mutahwemye gukurikirana amakuru y'ahandi no kuyasangiza abandi. Reka mbasabire umugisha ngo Imana ibahe umugisha. Rero tugiye gutangira umwaka wa 2025. Amakuru y'uyu mwaka yo aratangaje kandi ni meza cyane, ndabararika kugira ngo hatazagira n'umwe ucikwa. Amakuru y'uyu mwaka y'iki gihembwe tugiye gutangira cya mbere cy'uyu mwaka twayateguriwe na Andrew M. Sisesiana, umuyobozi w'amakuru y'ahandi ku isi muri General Conference. Uyu munsi aya makuru ya mbere tugiye gufunguza uyu mwaka afite umutwe uvuga ngo ikintu cyihariye. Aya makuru turakesha umusore witwa Tsomu wo mu gihugu cya Mongolia. Aya makuru y'iki gihembwe azibanda ku bihugu bibiri, igihugu cya Mongolia ndetse na Korea. Ni ibihugu bibarizwa mu majyaruguru ya Aziya. Utege amatwi rero twiyumvire kandi dukurikire. Ikintu cyihariye cyangwa ikintu cy'itandukaniro. Uyu musore yitwa Tsomu ntiyigeze yerekana inyota yo kumenya ibyo kwemera kwa Gikristo. Siyo yari idini gakondo y'Abamongolia, kandi ntiyemeraga Imana n'imwe, yari umupagani. Nyuma nyirasenge yasuye urusengero rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu murwa mukuru wa Mongolia, Ulaanbaatar, ajyayo kubera ko yashakaga kwiga Icyongereza. Yari yaragiye mu materaniro yo kubwiriza, yari ayobowe n'umuvugabutumwa w'umunyamahanga waturukaga muri Australia. Hari ikintu rero cyihariye yabonye mu rusengero rw'Abadivantisiti, maze atumira mwene wabo w'imyaka 18 ngo azaze bajyane. Yaramubwiye ati uzaze tujyane, ni ahantu heza kandi n'urubyiruko rwaho rwishi ruririmba neza. Uyu mwene wabo niwe witwa Tsomu. Tsomu aravuze ati oya tate, iryo dini si iryacu kuko atari idini gakondo, ni idini ry'abanyamahanga. Ariko akomeje kumutumira mu rusengero, yamusobanuye ko urubyiruko rwaho ruririmba neza, ruzi gucuranga gitari kandi ari abantu beza. Tsomu yajyanye na nyirasenge mu rusengero, yakunze umunyamahanga w'umuvugabutumwa wo muri Australia, nabo bari kumwe. Ntibyari bimenyerewe guhura n'abanyamahanga kandi yarabakundaga cyane. Byongeye kandi yashimye indirimbo zaho, zari nziza cyane. Nk'uko byari bimeze kuri nyirasenge, yahise yumva ko hari ikintu gitandukanye muri urwo rusengero. Yumvise ikintu atari yarigeze yumva mbere. Yaravuze ati aba ni abantu beza koko wambwiraga, bahora baseka. Tsomu yakomeje gusubira mu rusengero nyuma yo kujyaho ku nshuro ya mbere. Nyuma yaje kuba umudivantisiti w'umunsi wa karindwi, agenda akurikira ibibwirizwa by'uyu mwigisho wo muri Australia. Mu mutima we hazamukamo icyifuzo cyo gusangiza abandi urukundo rwa Yesu yari amaze kubona, maze aribaza ati mbese nzabikora gute? Hashize umwaka abaye umudivantisiti, Tsomu yagiye mu cyaro gusura inshuti ze, ahantu haba urubyiruko rwinshi cyane rw'aho ngaho. Kandi babonye ko bakimara kubona Tsomu, babonye ko hari ikintu cyahindutse muri we. Umwe yaramubajije ati uri umuntu utandukanye n'uko wari umaze mbere. Umukobwa umwe nawe yaravuze ati warahindutse cyane. Undi muhungu aramubwira ati byagenze bite? Tsomu yarabasubije ati namenye Imana. Urubyiruko rugenzi rwe rwaramusetse cyane kubera ko ntibari Abakristo kandi ntibemeraga Imana. Nk'uko na Tsomu yasengeraga mu idini gakondo mbere, nabo basengeraga mu idini gakondo. Mwibuke mu mwaka w'icya 1931 abamisiyoneri bimukiye mu bice by'imbere aho ngaho muri Mongolia, aho bakoresheje ingamiya zo mu bwoko bwa Bactari
kugira ngo basure abanyamongariya bari batuye hirya no hino mu misozi miremire. Hafi 1/4 cy'abanyamongariya ni ababutisite, hafi 1/3 bakurikiza imyemerere gakondo yabo. Hari umubare muto cyane w'abayisilamu, ndetse cyane cyane mu burengerazuba bw'igihugu niho bari, kandi umuryango muto w'abakristo ubarizwa mu mujyi wa Mongariya, mu murwa mukuru. Igice kinini cy'abaturage ni abatemera Imana cyangwa batagira idini basengeramo. Idini yabo ni gakondo. Mu gace bahozemo rero, Tom akimara kugera mu cyaro, aho yasanze urubyiruko, mw'iyo minsi hari amapfa. Mu gace bahozemo imvura yari imaze amezi 3 itagwa. Ibyatsi byari byarumye kandi byari ibyo kurya by'amatungo, inka zaho, amafarasi, ihene, intama ndetse n'ingamiya zikunda gukoreshwa mu mizigo. Mbese hari amapfa ndetse n'inzara. Maze babwira Tom bati, hakenewe igitangaza ngo iyo nzara irangire. Maze urubyiruko rufata icyemezo cyo kugerageza Imana ya Tom. Nibyo koko, babwiye Tom ati, niba Imana yawe ibaho, ugomba gusenga kugira ngo imvura igwe. Umuhungu umwe yaravuze ati, reka turebe uko urasenga. Undi nawe arongera ati, reka turebe icyo Imana ya Tom ishobora gukora. Tom yahamagaye urubyiruko rwose, arababwira ati, nibyo, reka tubikore maze dusengere hamwe. Yasenze Imana ngo imvura igwe. Bukeye bwaho imvura yaraguye. Ibitonyanga binini by'imvura byaraje biragwa gahoro gahoro, ariko nyuma ibicu birafunguka maze imvura igwa ari nyinshi cyane. Urubyiruko rwaratangaye cyane, barirukanka basanga Tom baravugana n'ibyishimo byinshi bati, imvura iragwa ari nyinshi. Bamwe muri bo batangiye kwemera Imana ya Tom. Erega Imana yawe irahari koko. Undi nawe aramusubije ati, ndashaka kumenya byinshi byimbitse ku Mana usenga. Tom yashyizeho itsinda rito rigizwe n'urubyiruko rw'abantu 10. Yabasomeraga Bibiliya, akabasengera ndetse akabigisha n'indirimbo za Gikristo. Iri tsinda ryahuraga buri munsi mu gihe cy'ukwezi. Nyuma Tom yagarutse mu mujyi aho ngaho iwabo. Hashize imyaka myinshi kuva icyo gitangaza cy'imvura kibaye, Tom yabaye umupasiteri w'abadivatisi umunsi wa 7, kandi ubu ngubu akorera mu murwa mukuru wa Mongariya, Ulaanbaatar. Nta rusengero rw'abadivatisi rwigeze rushyirwa mu gace cya gitangaza cy'imvura cyabereyemo, ariko urubyiruko rwabonye ya mvura rukomeje kuba intangarugero mu kwemera Imana. Ababyeyi bamwe muri bo nabo bemeye Imana yo mu ijuru. Nta rusengero ruhari kandi nta n'umupasiteri uhari, ariko baracyemera Imana kugeza na n'ubu. Tom aravuga ati, Imana yariyerekanye. Bemera kubera ko babonye ikintu gitandukanye ku Mana yo mu ijuru. Nshuti muvandimwe, amaturo y'Isabato wa 13 tuzatanga ku itariki 29 Werurwe azafasha kubaka ikigo gishya cy'imyidagaduro y'abana mu murwa mukuru wa Mongariya, Ulaanbaatar, aho abana n'ababyeyi babo bazamenya ko ari ikintu gitandukanye ku Mana yo mu ijuru. Murakoze mu gutegura iryo turo ryo ku Isabato wa 13. Murakoze cyane mwiyumva amakuru y'uyu munsi. Mwumvise igitangaza Imana yakoreye uyu musore witwa Tom wo muri Mongariya. Imana yo mu ijuru ikora ibintu bidasanzwe. Ndabifuriza namwe ngo uyu mwaka wa 2025 hari ikintu gitandukanye Imana izagukora mu buzima bwawe. Hari ikintu gitandukanye Imana izabakora mu buzima bwanyu. Mukomeze musenge kandi mubere abandi intangarugero mu kumenyekanisha Yesu Kristo. Murakoze cyane. Ndabaka rero mwebwe dutangiranye uyu mwaka wa 2025 waya makuru muyasangiza abandi, maze
turusheho kwamamaza ingoma ya Kristo uri hafi kugaruka. Kora umurimo w'Imana usangiza abandi ubu butumwa. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mbabwire ngo umwaka mushya muhire. World Mission Report.